n'abadahari tuzamuganiriza neza sibyo ahubwo operasiyo yo gufata Rugema igomba gukorwa gute nyine kubyumva gufata Rugema ni uburyo bwo gutuma nyine mama wenda aganirizwa bakabasobanura neza ko ari mu nyine yicaye hari atazi ikihamicaje ibintu nk'ibyo nyine mu buryo bwo bakamukura hariya yego kugira wenda Rugema atabagwaho ariko ikintu ndi kwibaza uwo bahakura we arabishaka ashaka kuhava agomba kuhava yabishaka atabishaka babigema mama wanjye ubona aba yicaye gutya ari kuvuga ati ngewe biri muri kumbwira ntabwo ndi kubyumva wowe tuzi sibyo reka basi tugufashe kubera nshuti inzira ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze mwebwe nshuti bakunzi b'iyi filime Inzira y'Umusaraba. Ngira ngo murabibona yuko ahantu iyi filime Inzira y'Umusaraba igeze ari ahantu hagoranye cyane, ni ahantu hatuma ikomeza kuryoha ariko nanone igatera amatsiko menshi. Ngira ngo mwarabibonye yuko mu gace kahise Fabiola yari yapanze ndetse yahigiye avuga ati tugomba kumanza kubona mama wa Iribagiza ahantu ari mbere yuko Rugema ajya mu rukiko kuburana. Ivyo byose akaba ari imipango ya Fabiola kubera yuko Fabiola yavugaga ati ni njyewe ugomba gupanga ntago ngomba gukora. Ariko nanone ku rundi ruhande Rugema murabizi yuko yicaje umuryango we wose akababwira ati murabona uriya muryango wo kwa Nkubito uva muri Amerika baraje turabacumbikira none batwigaranzuyeho bafatanyije na Iribagiza kuturega. Rero guhera uno munsi ndagira ngo mbamenyeshe yuko uriya muryango wo kwa Nkubito tutagicana uwaka rwose mubimenye namwe bariya ni abanzi bacu. Ngira ngo rero uwo muzajya muhura nta no kumusoza nta nubwo mwemerewe no kumusoza rwose. Ariko nanone wowe tubashije kugerana kuri uyu munota ukaba uri kubona iryo jambo ryanditseho subscribe ukaba utararikandaho rikandeho ubundi ufungure inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona n'izindi upload zose dushyiraho. Ariko nanone ngira ngo murabibona yuko ibintu by'Inzira y'Umusaraba bikomeje kugorana rwose. Ujye no muri comment ube watubwira ese nuwuhe mukinnyi w'iyi filime ukunda kurusha abandi, ese nawe ushigikiye yuko Iribagiza abona umuti wo guha nyina kugira ngo nyina yibuke abone yuko uyu Iribagiza ari umukobwa we. Niba wumva yuko ubishyigikiye jya muri comment ubundi utwandikire uvuga uti Imana iraza kubikora, mama Iribagiza arabona umuti nubwo umuti bavuze yuko rwose batakiwucuruza ku isoko. Ariko nanone ngira ngo murabona yuko rwose Rugema nawe arageranijwe, urukiko rurimo ruramuhamagaza ubu ngubu ari gukomaza cyangwa se ari gukusanya ibimenyetso byo kwireguza kubera yuko bamaze kumutangaho ikirego rwose yuko yariganyije imitungo yo kwa mama wa Iribagiza ndetse akaba yaragize n'uruhare no mu rupfu rwa se wa Iribagiza ndetse na Rurangirwa. Rero uyu mugabo ngo ni Rugema akaba ari gukusanya ibimenyetso byose agerageza no guhishira n'ibindi bimenyetso bakoresha barimo bamutsinda. Ariko nanone nabo ntibicaye bari gushaka uburyo ki bacikisha mama wa Iribagiza ndetse bakaba banamuha umuti akibuka umukobwa we ndetse n'ibindi byose bishobora kuba byatsindisha Rugema ubundi agafungwa. Ese wowe utubwire muri comment urabona Rugema azagenda agafungwa cyangwa se nawe azabigaranzura? Uyu ni umukino ukomeye cyane, ngira ngo murabona yuko rwose Inzira y'Umusaraba ikomeje kugorana. Iribagiza biba byamucanze ari kwibaza ati se bizagenda gute, ubu mama azabasha kuba yanyibuka ko numvishije yuko n'umuti washize ku isoko batakiwucuruza. Ese ubu ngubu koko muganga azabasha kuba yabona undi muti wakiza
iribagiza mama wanjye. Ibyo ni ibintu rwose bihangayikisha uyu mukobwa Iribagiza, ariko nanone guhangayika ntabwo ari ibintu bije nonaha, kuko uyu mukobwa Iribagiza kuva yamenya ubwenge yakuze akuriye mu mihangayiko kubera yuko na Nyirantambara yamufataga nabi. Ibi rero ni ibintu bye kuba yahangayika, ntimugire ubwoba, ariko nanone murabizi yuko Imana ibyo yagiye imurinda ari byinshi cyane. Niba nawe ubyizera gutyo yuko Imana isumba byose kandi ikora ibyo ishatse, jya muri komenti utubwire, wandike muti amena, Imana ikora ibyo ishatse. Rero hagati aho ngaho ishobora no kuzakiza mama wa Iribagiza, ariko nanone na Rugema akaba yafungwa, kuko aramutse adafunzwe ntago ubutabera bwaba butanzwe nk'uko bikwiye rwose, kubera yuko yakoze amakosa menshi cyane. Ngira ngo murabizi, haba mu rupfu rw'abantu benshi bagiye batandukanye, uriya mugabo yarahemutse, ni inkoramaraso rwose. N'imitungo yagiye anyaga, ntago yagiye anyaga imitungo mikeya, kuko ni myinshi cyane. Hari amafuti menshi cyane, harimo guhimba impapuro mpimbano rwose. Uwo ni Cyusa arimo avuga ati, ese operasiyo yo gufata Rugema izagenda gute cyangwa se ipanze gute? Kubera yuko Rugema ntago afatwa hamwe nawe, agenda yihishahisha cyangwa se agenda ava ahantu hamwe ajya ahandi. Ese bizagenda gute kugira ngo bamenye ahantu ari, babashe kuba bamufata, kugira ngo noneho babashe kuba bafata na mabukwe bamuzane bamuganirize, ababwire ukuntu rwose yisanze mu kagare. Ariko nanone ndagira ngo mbibutse yuko uwitwa Kamarade ndetse na Emile nk'abantu bahora barwanirira Iribagiza, murabazi rwose. Kamarade na Emile bo bahorana imipango, kandi imipango yabo akenshi ikunda gucamo. Ngira ngo rero murabizi yuko bari gupanga buryo ki bacikisha uyu mukecuru ari we mama wa Iribagiza. Sinzi niba bizabahira cyangwa se Rugema azabafata noneho, ariko abafashe ngira ngo murabizi yateguye abicanyi bahita babakuraho imitwe. Ni ibintu bikomeye cyane, ni ibintu biteye ubwoba, ndetse ni urugamba rugomba kurwana intwari gusa. Mwibutsa wowe tubashije kugerana kuri uyu munota, wakora subscribe ugafungura inzogera, ndetse ukaba wajya no muri komenti ugashyiramo emoji z'umutima, cyangwa se ukagira ikintu tubwira. Nushake wandikemo amena, biraba bibaye. Komenti yawe ni inkunga kuri twebwe, kandi wibuke no gukanda like, turabakunda cyane. Katubasigiremo akaririmbo keza cyane kerekeye ino filimi Inzira y'Umusaraba, kavuga kuri Iribagiza n'ingorane yahuriye nazo mu muryango wo kwa Rugema. Turabakunda, mukurikirane ako karirimbo, twizere ko karabashimisha. Rugema n'umuhemu yurira imisozi, ashaka gukuraho umuryango kwa Nkubito, ariko ntibagira ubwoba, nimugahagarike, Imana irabizi, iraguma ibarinde. Nibahumure, inkomere ku mutima, Imana niyo nkuriza abarwanirira, abafashije Iribagiza ntimwibagirwe, n'urukundo rw'Imana ruzabatsindira. Ijoro ryijimye ariko umutima ntukuke, bafashije Iribagiza, urukundo rurakomeye. Ubugome busa nk'umuyaga ariko burashira, Imana izakomeza kubahagararira. Imvura iragwa ikura, izuba riracyaza, imihangayiko
amahoro akaboneka. Ntituzigera dutsindwa turi kumwe nayo. Imana niyo buhungiro bwacu iteka ryose. Nibahumure nimukomere ku mutima. Imana niyo nkuriza barwanirira abafashije iribagiza. Nimwibagirwe y'urukundo rw'Imana ruzabatsindira. Imvura iragwa ariko izuba riracasa, imihangayiko irahita amahoro akaboneka. Ntituzigera dutsindwa turi kumwe nayo. Imana niyo buhungiro bwacu iteka ryose. Imvura iragwa ariko Imana iraturinda. Umutima ukeneye amahoro Imana irabuha. Nta kibazo mwavuka mu mwijima cyangwa ku mucyo.